Hello guys. Uraho neza. Meze mute? Twe tumeze neza. Nanjye meze neza. Tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu ya AMATA TV. Ngiye nitwa INSHYUSHYU. Nanjye nitwa Ikivuguto. Tubahaye ikaze rero kuri YouTube channel yacu, mudushyigikire, mudukunde. Tuzatubagezaho ibyiza byinshi bitandukanye, tuje kubashimisha, tuzabana mu biganiro byinshi bimwe na bimwe, tuzishimana, tuzabaha ibyishimo cyane pe. Tuzatubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye, harimo pranks, game, vlog, ibiganiro by'ibintu byagiye bibaho kera abantu baba baribagiwe, tuzagenda tubibibutsa ubuzima bwacu, backgrounds yacu asekeje. Tuzagenda tuzana n'abatumirwa batandukanye. Tuzatuzana abantu benshi batandukanye, hari n'umutozi uri inyuma ya kamera tuzamubazanira. Tuzazana n'abashuti bacu, ubuzima twagiye tubamo muri segonderi, tuzajya tubibabwira byose. Nyine mudukunde, mukore follow, mukore subscribe, like, sharing abashuti banyu batumenye. Mudukunde nyine, mudushyigikire, natwe turabakunda cyane. Gute umukobwa mwiza nkawe, usobanutse, wize, gute nyine ubu udafite boyfriend? Ni ku bushake bwawe cyangwa nta muntu ukubona ngo agukunde? Ntagukunditse kuko udafite boyfriend? Sinzi niba ari uko ntakunditse, ariko baranyanga. Ni ukuri pe. Byanya byose? Yego, ndaramwigeze ariko baranyanze pe. Ahubwo bantabare guys, muntabare ni ukuri. Hagira umuntu umbwira akanyikundira rwose, ni ukuri dukundane. Ndi umwana mwiza kandi nditonda, ariko sinzi icyo bavuga. Byo kwitonda niba ubizi ubwo si